byari binakwiye niyo ngabo prime kazana n'abandi ba general yego none se bitwaye iki baraganira ariko niba amakenga nk'umuntu ukomeye kuri yana ndayishimye nk'umuntu ukomeye gutyo baganira ntibabura idiro bose barakomeye kandi ntago baza ngo bayikubwire kuki se abo barundi munabonye buburo buhuye bungana kuriya urumva bo kuko nabo gutsimbura kwabo sijya nkubona neza ako sakano umuntu ababona kandi kabongwe n'abakuru katabongwe n'abagiye abakuru bazamenya byinshi gusa bikubiye gake ariko ntabwo ubyerimina ce n'est pas les choses à exclure abakuri Burundi fure kuba muboshye ako nta mukoloneli umera gutya saba n'abakoloneli cyane uri kumva amasha ngo abakuri Burundi ababwira ko ngagiye kubajyana muri twirwaneho arangije abajyana hehe wazarenda yego ntuza kunda rugabo akunda kumuvuga amasuzugura koloneli rugabo yanga muziga nta munyiniga ntama kandi uyu mukoloneli yari yavuye muri twirwaneho n'ubundi ajya muri gumino yego ariko bamukubise nagiye mbona nati ibyo ngibyo baba bakora abanyamurenge ati mujye musubiza ubwenge inyuma mutekereze ibyo mukorerwa nyine ariko mu twirwana nayo izakore nk'agatangazo niba atari ibanga ubwo rero nubwo makenga cyangwa n'undi mujenerali bavugana ntago amakuru yose ajya hanze ariko ikiza cy'amakuru n'amateka bidukora urumva nuko fendofe ubu uzamenye ukuri yego hari ibyo bita gukarasa amadosiye no kuyakura muri karasoma buriya after 50 years dushobora cyangwa 10 years hari ibintu tuzamenya buriya uyu munsi tutari tuzi. Urashaka kuruhuka no kurara heza, gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima? Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara, igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795 88 Ese kuki abantu batemera? Ubusaka nkubwira abagenero bo muri Sadek ntibaje gukeza amakenga. Bafitanye document isimwe uzi ko munsi zira general makenga hari handitse ngo Chief of Staff of M23. Kuvuga ngo appointment urwego yasinyemo nigo mapwanya yasinyemo wa Afrika y'Epfo urumva ubwo uwungirije wa Tanzania yasinye kwanza uwa Tanzania yagombaga no kumusalute kuko ntago ari chef d'etat hari haje uwungirije ngira ngo sibyo mwabarundi kaze iyo ubona umuntu wambaye TPDF hano urumva ari imbere ya general makenga mukeza ukabona general mapwanya wa South Africa National Defense Force gisagaye cya gatatu nyirango muri Afrika niba atari n'icya kabiri hako koko urikwega ngo urinde ku buryo utashyikira n'abantu. Hari indirimbo barakora bavuga ngo ntawuvuma Imana itavumye ngo nawe n'uvuma Imana yahaye umugisha. Ntabwo ntekereza yuko narabivugaga icyo gihe bari abagenerali bazigoma nashatsemo general niyo ngabo ndamubura ariko byari binakwiye prime kazana n'abandi bagenerali yego none se bitwaye iki kabandi se baje bakoze hari sone bafite oya ibi tubiganiraho neza sibyo ariko iyo tubivuga gutya ubundi bagumye kuba bitwishyurira kuko tuba turimo tubaha consultancy ntago ari inama ni consultancy urumva ariko ntago ari free kuko yasova abantu yakiza benshi so ni bave muri intambara nta kimwaro kirimo ntago Afrika y'Epfo kuba muri G20 abacanshuro babuze gutaha wabo abayobotse mu 23 si bicucu sibyo ariko ntago muvango muri Uvira mwayigize intambara nayo bayigotewemo. Ese kuki bataraboza iyo minembwe? Kuki batarakora mu 23 nyine muri Bukavu ko ari igihugu gikomeye? Kuki nta gatambwe batera? Nako kamikenye n'iki byose ndakubwiza ukuri bazumva amabombe urumva bumva amasasu umve za misiri sibyo drone zizabagurukira isi zabatera hejuru bazamwara imbere y'igihugu kandi ariko niba bigenda gutyo ngo wenda ntibazabura ni nkurikizi bazabona. Ese masha ikibazo nshaka kubaza n'umuntu ngiye naga makuru
akenshi arayambwira sinyafata nk'amakuru ari aho ngaho nyine ariko hari umuntu ni n'umurundi nta kibazo simvuga amazina ye we yarambwiye ati Makenga ati we mu gihe ngo nyine ngo bavugana ati ngiye amakuru mfite ati nuko yasabye Neva kuba yareka gukomeza kugira iki kohereza ingabo atakamuhana gasopo ati ibiganiro byaba cyane ko runakomeje ati nibicika intege atariko ibintu byo gukomeza wohereza ingabo kabisa bireke byo kugumohereza baza kwica abanyamurenge ariko urumva none uyu munsi bayari ukuri koko sinanabihakana kuko amagana wawe waranabivuze ati baraganira sibyo n'uyu munsi aracyazohereza urumva se niba uganire n'umuntu ikintu ejo agakora noneho icyo mwaganiriye nk'ibihugu sibyo se pana nk'ibihugu nk'aba kuko n'ujya uvuga ngo ntabwo ari igihugu bamwe ni igihugu abandi ni abari mu ntambara reka weshe iyo jambo sibyo ariko ejo akohereza noneho izindi batayo ese ubwo urumva wowe uharenzaho iki icyo narenzaho kereka niba ntago mba nishobora kuba bavuganye koko Yego. ubwo baramutse baravuganye rero deployment z'ingabo z'Uburundi n'Amakenga baba baziziranyeho ariko batazibwira umusirikare usanzwe nese ingabo 14 zinegwa kubohoza Minembwe gute ingabo zikwije zifite imbunda zituranye n'igihugu cyabo erega nabyo by'ibireba niba M23 ifite ukuri dafata Uvira noneho Uvira nayo kuri side ya guverinoma noneho nifate Minembwe kuki utabona ko abantu bafite ibintu bashobora kuba baraganiriyeho kandi we batakubwira niba koko iyo revu bivuze hishoboka najye no murabi ubwo urumva tutaba turimo twigora we yavugaga ko ahindagurika ati mushobora kuganira ejo agakora ibindi ati kandi washobora kubikora nkanya kubahwa abona ko biri mu nyungu z'igihugu bashobora kumvikana ndayishimiye akajya ajyana umubare w'ingabo kuko uko ajyanye umubare mwinshi niko akuba n'ibihumbi 5 akanica abanyamurenge se marsha nabyo oya icyo mvuze cyo cyanga amakarita abiri icyo mvuze kwica abanyamurenge bafite abantu badeployinze umurundo wabo ko nawubonye uriya murundo uhagurukiye icyarimwe buriya koko ntitwabona wenda hari inkuta abanyeganyeza kuko ni benshi pe ariko ujya wibaza abasirikare mu 12 abasirikare mu 12 kuri kariya kantu kiriya misozi n'abasirikare benshi uwo muntu wabikubwiye yego uzakubwire n'ibindi intambara ziba mu bintu byinshi bano bantu basanga afite baziranyeho udashobora kwemera yewe nabyemera hatari abantu bari gupfa ntabwo igisirikare gipadiri si gifurere ntugashaka kuzana igisirikare n'igipadiri n'igifurere bana bari mu ntambara bagomba kuyicanga uko imeze sinanenze ko bajya banavugana niba baravuganye ko baranabyivugiye uti baraganira oya imiganiro mvuga hariya tumujye mutwumva neza icyo tuvuga iyo uvuze ingabo zihanganye ziraganira zishobora kuganira muri cadre urimo kuvuga iyo ngiyo iyo revo warugezeho bashobora no kuganira ni bisimo wabivuze na Chiseke darahira iryo jambo rivuze kabarwana baganira bashobora no kuganira muri defense zituranye je nivugiraga kuri defense zegeranye yego defense zegeranye ntashobora kuganira donc umusozi kuwundi hakuno no hakurya iyo batarwanye baraganira babazanye amatelefone bashobora no kumonitoring no guhindura monitoring y'ibyombo bakahindura bakajya mu macano bavuganiraho ibintu biri amahoro ibyo nta birenze umuntu ku monitoring ndakamwumva cyangwa bakavugana byakunda babishatse nta kintu gikomeye wamutumaho intumwa muti ibyo nakubwiraga nyine kuvuga ko mwafata nk'umuntu wituri hariya genda ubwirire ku bantu uri hakurya mushyira aka kantu nawe akanzanire byakora kuko umuturage ni intumwe ntikubitwa baraganira ariko niba Amakenga nk'umuntu ukomeye kuri yana ndayishimiye nk'umuntu ukomeye gutyo baganira ntibabura idiro kandi ntago baza ngo bayikubwire kuko impamvu mbivuze gutya kuko Minembwe iragoswe nabo bagose Uvira ariko mujye mubisubiramo M23 igose Uvira ariko bari ku ruhande rwa leta bagose Minembwe ariko hashize twari kwakorana umwaka ubu ngubu tugiye gukabaka igihe kingana gutyo umuntu yibaza ngo kuki M23 AFC twirwaneho batajya bava mu birindiro ngo bigire imbere sibyo kuki se abo barundi munabonye buro buhuye bungana kuriya urumva bo kuko nabo gutsimbura kwabo sijya nkubona neza gutsimbura batsimbura baragota gutsimbura kukabiki kandi abarundi basa n'abantu bigira nk'abazarendo basa nk'abantu batavanga no kugira ngo dohidapfa urumva natwirwaneho se matama nigeze kuva bigira bakada biwe mu gishuri nabanaga bigisha ko batari mu byadoha umuntu utagoswe na doha abuzwa n'iki kurwana nundi ngo besurane kuki twirwana itagifata Uvira kandi ko yayishobora kuki badafata Minembwe kandi ko nabo ubona bayinyeganyeza ibyo rero sinshaka kubijyaho impaka urumva ariko twe nta muntu n'umwe w'urukumbi
ujye uduhagarara imbere ngo tubuze gukaraga ubwonko no kubukaranga byose wabitekereza niba koko bajya bavugana kuko ntabwo ndishwa baramutse bavugana ntago abagabo bameze kuri bavugana nta kantu bagira mushwanira kuri bibiri ariko bitatu bya mbere mukabyumvikanaho Iriya Uvira ntabwo ananiye reka dufate ingero ebyiri zikurikira Iriya Uvira ntiyananiye twirwaneho urumva kimwe nuko kuvuga ko Minembwe yaba yananiye izo ngabo zingana gutyo byagorana aho ko 1014 by'ingabo byisutse kuri Minembwe buriya koko ntihagurumana Sandri uri umusivile we igice kuko wenda wagiye mu nganda yego nagiyeyo nta wavwase uri umusivile bupfu ntibakugishije kurasa se wenda waraha no kuviringita waraviringiza nawe waviringiseho rero kuko wambwira ngo bayatwirwaneho yananirwa Uvira ingabo abarundi zananirwa Minembwe ako ntabwo uvuga kandi batari muri santima ya Doha bari muri santima ya Doha wabyumva ariko bari abantu ntabwo bari sentimentale kuri Doha cyane hari umurundi ari iki ari n'umutwirwaneho ubwo rero nubwo makenga cyangwa n'undi mujenerali bavugana ntago amakuru yose ajya hanze ariko ikiza cy'amakuru n'amateka bidukora urumva nuko fendofe ubu uzamenya ukuri yego hari ibyo bita gukarasa amadosiye no kuyakura muri karasoma buriya after 50 years dushobora cyangwa 10 years hari ibintu tuzamenya buriya uyu munsi tutari tuzi hari tuzamenya tutari tuzi nk'ubu ngubu nta muntu wari uzi ko Kabila yahungira muri Muventuro muri za 2022 akirasa sibyo ako sakano umuntu ababona kandi kabonwe n'abakuru katabonwe n'abagiye abakuru bazamenya byinshi gusa bikubiye gake ariko ntabwo ubyerimina ce n'est pas des choses à exclure ariko nawe twirwana hari ahantu uyivuga ariko nabonye n'ejo bundi bwarakubise abarundi ngo bagabata ibirindiro muri Fizi murabonye rero nawe igenda ikora bikeya nayo tujye tu uri shwase ko bataye ibirindiro nyine muri Fizi kuki se nyine by that communication arimo vuga umwe batakubita umwe agiye umuntu ajya imbere kandi bagakomeza bagacanga Kisekedi ntibisaba kubyemera ntabwo bisaba kubomora banki cyangwa kubomora ubwonko masharika nitahira Colonel Fureko wabonye ibyo wamukoreye uwasimbuye Rukumeta se kandi wamubonye Fureko nohe uyu nguyu ni Colonel usanzwe akomoka mu Banyamulenge ikorana n'umutwe wa Salendo na FRDC guhangana na FCM23 yatawe muri yombi anakorerwa iyicarubozo rikomeye we n'abarinzi be banashinjwa gukorana n'uyu mutwe wa 23 na twirwaneho irwanya ubutegetsi bwa Kongo ntabwo amubonye Fureko kamwereka uko bamugize sha bamukubise masha ntabwo bisekeje Imana imbabarire sha ariko Fureko bamukubise pe bamukubise bamumena amaso mana yanjye mureke mbabwire nagiye mbona abantu ibintu bavuga bati mwitonde niba ari abakecuru babavumiye ku gahera shabari abakecuru bamuzababona tu ati ibingibi atera ibyo masonzo bazamukorera nagiye mbona biteye suyo niwe Fureko niwe Fureko uyu namye mubona none se ubamujije iki kandi ari byo bamushinja nyine ngo ari gukorana na twirwaneho na mama 23 kuki ko batamurashe se mashambara bara nabarinzi yego ariko indi version ndaje nkwereke indi version bambwiye kandi ko kirashoboka ngo nuko yakuye abantu i Burundi sibyo zana mbisome ngurema amakuru abakuri Burundi Fureko bamuboshye ako nta mukoloneli umera gutya asaba n'abakoloneli uri kumva amasha ngo abakuri Burundi ababwira ko ngagiye kubajyana muri twirwaneho arangije abajyana hehe Wazalendo yego kandi yababeshye ko agize iki agiye kubajyana muri twirwaneho bavi Burundi rero bazi ko ariho bagiye ese bamubonaga nko mutwirwaneho koko erega ibyo rigwa butasi bw'u Burundi buhora bubeshya umuntu ngo tukujyanye hatatu bari bagiye kurekirita yego impunzi urumva ngo zijye butwirwaneho bababeshya ngo bagiye muri twirwaneho babajyana muri FRDC kandi uyu mukoloneli yari yavuye muri twirwaneho n'ubundi ajya muri Gumino yego ariko bamukubise nagiye mbona ati ibyo ngibyo baba bakora Abanyamulenge ati mujye musubiza ubwenge inyuma mutekereze ibyo mukorerwa nyine ariko twirwana nayo izakore nk'agatangazo niba atari ibanga ibwira abantu kuko bagira abantu ba chef de mobilisation babwira abantu uwanyawe
wakubwira ko akujyanye koko ukemera ko akujyanye muri twirwaneho niba igiro kirita gutyo. Yego. Kuko umunyamurenge uri mu rungabangabo ubona fureka akavuga ati bagira imiryango itandukanye yakumva babyita imirara akuvana umurara wiwe aha aravuga atanjyanye koko mu bandi bana kandi amujyanye muri FARDC. Yego. Ibyo byose nyine ino ntambara irimo ibibazo byinshi sande ni nayo mpamvu ino ntambara igomba kurangira. Yaraye kubena muniga ntama umva nawe nari mfureko na runiga na muniga ntama. Yego. Muriga ntama arazwi njya no ntuza Rugabo akunda kumuvuga amasuzugura Colonel Rugabo yanga muziga nta muniga ntama ariko simbizi reka ndaza kureba neza niba ntaza kumiskotinga ikiganiro ndaza kugisubiramo. Uwo bari kumwe wese ino ntambara yo muri Kongo ishobora gushyira mu rungabangabo uko izakomeza gutinda abantu batandukanye ukagenda wumva kugiye muri twirwaneho ukagera muri FARDC ukagera no kujya muri FARDC undi kujya muri twirwaneho kuko nawe ino ntambara igiye irangire. Niyo mpamvu bavuga ngo abaganira baganire ukubita kubita bangura urumva ino ntambara urugiye cyane runyuze intwari ino ntambara ikwiye kurangira kandi karangira neza. Ndumva ari byo iminota umugabo witwa Marshal yampaye ndabona igeze reka nyubahirize ntaga ameze neza indi bizi dutera story ariko uyu munsi reka murekure mu bohore agenda agiye kuruhuka. Marshal yemeze neza ariko buri nukuri sinzi impamvu bwo kora ameze neza reka senefureko nawe uri kumeta reka ngushimire nanjye n'abadukurikiye bose nayo nagize anniversaire iri prolonge grippe yicamo ibice umucuti wanjye Lucky ndamusuhuje wawe uri twari kumwe urumva abanjyanye ahantu mfite grippe aravuga ati shati muye n'umwaku rwose kujyana n'umuntu urwaye uzi ko nabacyuye kare burya saa 5 wowe utaha kare saa 5 kwa dutaje kujyana nawe we saa 6 ubutangiye nguri gusinzira angere muco wo kuryama yo masaha kandi mafite akazi mu gitondo urabizi bijye bari samedi urakora rya uyu samedi sinkora ugenda undi ari vendredi cyo samedi nibyo byiza ubundi wamugana udafite akazi. Okay, ejo rero nzagaruka kuri network abantu bakomeza kuntumira abantu kuko iyi grippe nayo tayiminze uyu munsi yarangira uyu munsi ejo nzagaruka simukadi zagaruka kuri network ukomeze mu ntumire babukande kanyenyeri no kuvuga ngo anniversaire ya mbere nayigiriye hano. Yego. Iya kabiri nyikorera mu bwiza bwa Gasogi kuwa papa baho papa no bagira urugomo kubi. Yego. Na Marisi twe niwe njyanyeje ni wari uyoboye. Yego. Noneho iya karta iyo ni ya kabiri iya gatatu nyikorera muri touchdown urumva ndembye iyabanjiriza zose aho twayikoreye nawe urabyibuka. Yego. Ubu rero no kuvuga ngo igomba gukomeza kugira koresha nazo kwa 12 ukwezi kugashira rwose abari muri diaspora bari hose kwa 11 zo kwa 10 oya umwaka ukwezi gutaha ukwezi umundi munagira yubiri mara ukwezi anniversary we yubiri mara ukwezi nawe ushaka kunyiruka ukankomama kandi namezi abiri kuko turi mu kwa 11 ubwo na December. Yego. Hari nabaza yubire shani ikindi kintu pe namezi abiri rwose agabaye ntumunjije yubire ni bakeye muri bake pe turi bake nako nuko n'abanyano bahakana imyaka yawe ngo bubeshye bakomeze bandabe oya ntago nyambeshya ntago mbaye mu buzima bwo kubeshya. Inshuti wanyandikiye uramuzi ntago nyambeshya yitwa Rugamba ni inshuti yanjye cyane umunyamakuru. Yego. Rugamba se twakoranye ni mucuti wanjye yego Rugamba yaranyereye ko yambwiye ako sharuga ujye ubona shagengana nawe sharuga Rugamba ntagira cano Ega arayigira yarahinduye nawe yahinduye izina oya hari nyine nayo yagize ibibazo nk'ibyo twese bambe ati 51 warayifite ndayifite Rugamba ntukande ntutazayitazibeshya Rugamba munaze Rugamba ni inshuti yanjye cyane kabisa he's good guy twakoreye ikigo mwiza cyane kabisa nje nagari inshuti yanjye bya YouTube naga rushiti bwa YouTube ni nk'umuvandimwe like my brother okay kabisa gusa agomba kurongora Rugamba byumve ko ugomba kurongora Rugamba na buriya se Rugamba ntagarongoye ntagararongora se Rugamba uvuga ruyi n'umunyamakuru nyine ugira na cano. Yego. Aya nta mugore afite rero agomba kurongora umugore aramufite Imana aramuremeye niba ataravuka ubwo ntariho naranyisha bashanda gushimiye cyane Rugamba ntabwo nari mara ni masharu bizanye ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa
abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844387 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.